Ese shimwe ni Pastor Jackie ndi hano ahantu biti Gashenyi aho tumaze iminsi tuvuga aho mwabonye ba Pastor Mike bavuga ba Theo bavuga na ahantu heza ku misozi myiza. Twa tuje hano kuruhuka turangije session y'amapasteri byagenze neza ariko ubu tugiye tuwahedinze muri crusade. Imana yo mwijuru tuzi kuri bana natwe imbaraga twarazihawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo rero mwitegure nawe urebi iyi ngiyi video nawe witegure gufata igitangaza cyawe kuko Imana iri kumwe natwe hano Gashenyi. Niyo Mana ije kukubohora ku myuka y'abarangi, kukubohora ku myuka y'ubusinzi, kukubohora ku mbaraga zose zari sangwe zigufashe. Wari umaze igihe usenga kugira ngo ukorerwe deliverance. Uyu munsi ni umunsi wawe wo gusubizwa. Reka tugende muri crusade ubane natwe ukurikire. Yego ntabwo wabikurikira live ariko uzagenda ukurikira niko nawe uzagenda ubohoka kuko hari amasezerano yo gukira no kubohoka. Imana yo mwijuru ibaho umugisha naho ubutaha